Reka ngusuhuze kandi rero nguhe ikaze wowe udahwema n'ubundi gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kate Live. Njyewe n'ubundi ni Gentil Mbonimpa muvugana nk'uko bisanzwe rero byari biteganyijwe. Uyu munsi turakira umushyitsi ukomeye cyane w'umunyamerika witwa iShowSpeed. Byamaze kugaragara ko rero uyu munsi yaraye mu gihugu cy'u Rwanda kandi hari ibintu byinshi yagiye atangaza ko ari buze kugenda agarukaho, kuko mu byo yatangaje yavuze ko uyu munsi ari buhere mu gusura ingagi, aho ari bujye hara mu karere ka Musanze kujya gusura ingagi akareba uburyo zimeze. Mu bindi bintu yagiye agarukaho rero yavuze ko ari buze gusura umukino w'abagore bubere muri stade Amahoro mu kanya mu masaha ya saa 9, ubwo ni nyuma ya saa 6. Uyu munyamerika rero witwa iShowSpeed wamenyekanye mu bintu bya siporo cyane kandi na ino mikino ijyanye na live streaming, akaba ari umujene w'imyaka 20 ukiri muto ariko wiganjeho imitungo y'akataraboneka byose abivanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore rero wihebeye umukinnyi witwa Cristiano Ronaldo, akaba ari we mukinnyi akunda cyane mu buzima bwe, akaba ari buze kuba agera mu Rwanda, nako yahageze n'ubundi already yamaze kuhagera. Mu kanya arabatembera mu bice bitandukanye by'igihugu ariko ahura n'abanyarwanda banamwishimira. Hari bimwe mu byo abantu bari kwibazaho bati se uyu musore ni iki gitangaje cyangwa se ni izihe nyungu u Rwanda rwagira mu kwakira umushyitsi nk'uyu nguyu. Nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, uyu musore w'umunyamerika akurikirwa n'abarenga miliyoni 47 ku bantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze, harimo za YouTube, harimo za Twitch ndetse n'izindi. Nk'igihugu rero cy'u Rwanda gifite gahunda ya Visit Rwanda cyangwa se gahunda y'ubukerarugendo, ni igihugu kiri mu nzira y'iterambere ariko nanone gifite byinshi cyerekana ku ruhando mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo rero kuba izo miliyoni zikurikira uwo musore, kuba nazo zigiye guhita zibona u Rwanda nk'igihugu cyiza kirimo ibintu byiza nk'iyo gahunda ya Visit Rwanda, hari ahantu heza ho gusura ingagi, ibirunga ndetse n'ibindi. U Rwanda rubyitezeho ko rugiye kwakira amahirwe akomeye yo kongera kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ndetse no kubonwa n'abatuye isi benshi icyarimwe. Uyu musore rero yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga ari mu bihugu bitandukanye, aho yakoreye tuba muri Afurika. Yagiye agaragara mu bihugu bya Zimbabwe, Zambia ndetse na South Africa, akaba afite gahunda yo kuzenguruka East Africa n'ubundi nk'ibisanzwe. Ubwo rero muri East Africa yari yahisemo ko azanyura mu gihugu cy'u Rwanda, niba ari ikindi gihugu, niba ari Kenya, akaba hari n'ibindi bihugu nyine azagenda anyuramo bigiye bitandukanye. Nk'uko rero biri kugenda bivugwa ndetse binatangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, uyu musore ni umusore ukora ibintu bigiye bitandukanye kandi bitangaje, aho akora live ibintu nyine akareacting, akagaragaza reaction ze live, abantu bamureba bigatuma abantu benshi mu rubyiruko bamukunda bifuza kumubona ndetse kandi bakaba banamwigiraho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ku bantu bazi ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, uyu musore ni umu content creator wabigize umwuga ndetse akaba yanabivanyemo n'amafaranga menshi cyane y'akataraboneka. Ku bantu nk'urubyiruko rero rw'u Rwanda muri rusange, twitezeho kubona impinduka ndetse no kwigira ibintu byinshi kuri uyu musore witwa iShowSpeed w'umunyamerika. Kandi uyu musore ndizera ko n'abanyarwanda bose muri rusange aho bari buze kubikunda kandi bakabyishimira cyane. Hari abantu bategereje kubona ngo ese uyu munsi uyu musore w'umunyamerika witwa iShowSpeed arahura na bande, ese araganira na bande, ni bande bantu mu Rwanda bari buze kumucarenjinga, noneho ukumva nyine ko ibintu biri buze kuba biryoshye nk'uko byagiye biryoha mu bindi bihugu. Tukibaza se arahura na bande. Ubwo hari abantu bagenda bigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bahamagara bavuga ati iShowSpeed ngwino, uri hehe, uzaze tugucarenjinge, turi aba mbere. Urumva nyine ugasanga abantu bari kubikunda cyane. Harabona agiye mbona abantu ze ba Rutambi bigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati wowe uzaze, bari gukwega moto imwe ku ruhande n'indi ku ruhande, ugasanga nyine ibintu ni byiza cyane, bari kuvuga tuzaze natwe tukwereke uko iwacu mu Rwanda biba bimeze.
hari abo nabonye mu marira rero bari kuvuga bati jewe kuki bari kuvuga ngo sindi buze kureba Extra Speed, harimo uriya musore witwa ngo ni Chef Arsene, nabo numvaga ari kurira cyane, ari no gutukana mu kuntu, ari kuvuga ati jewe ni gute mwavuga ngo ntabwo ndi buze kureba Extra Speed ngo ibintu nabyisha. Numvaga ari kuvuga nyine ibintu bitari byiza, ariko n'ubundi target ni ukujya gushaka ukuntu nawe yabona Extra Speed. Abantu rero biteze ko n'ubundi mu kanya ari buze kuza guhurira nabo hano kuri Stade Amahoro, ubwo nizere ko utari buze kuhabura, nanjye sindi buze kuhabura. Rero reka dukomeze dukurikirane n'ibindi bikorwa uko biri kugenda bikurikirana hirya no hino, turaza kubagezaho n'indi nkuru. Ciao ciao.